Reka twinjire rero mu nsanganyamatsiko yacu tugiye kuganiraho isesengura makuru aho tugiye kusesengura cyane kubigendanye n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa hano mu Rwanda Emmanuel Macron agiye gusoza mu kanya kari imbere. Muri studio ndi kumwe na Jean Pierre Kagabo n'umunyamakuru wacu tubaha ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'Imana Bazili nawe n'umunyamakuru wacu hano tubaha ikaze. Murakoze cyane. Jean Pierre Kagabo, muri 2018 niho bavuga ko sinye cyangwa ibimenyetso by'uko umubano uri guzahuka hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa byatangiye gute, byaje biti? Ngira ngo wenda haba ari hafi cyane intambwe ziganisha ku gushaka kuzahura umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa twaziherana muri 2010 ku bwa Nicolas Sarkozy wayoboraga Ubufaransa yaje hano mu Rwanda avuga yuko Ubufaransa bwakoze amakosa akomeye arimo no kwibeshya, ariko intambwe nyine koko zikomeye nkuko wabivuze tuzibona ku buyobozi bwa Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, perezida w'Ubufaransa. Yatangiye manda ya 2017 yanyuze mu cyo yise République en marche, ni ishyaka ritari rimenyerewe, yahoze ari umusosiyaliste ariko arivamo ashinga iryo shyaka yise République en marche. Muri 2018 rero nkuko wabivuze perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagira urugendo mu Bufaransa ku butumire bwa mugenzi we Emmanuel Macron. Icyo gihe rero niho abantu batangiye kubona koko sinye zikomeza imibanire. Muribuka ni n'igihe Madame Louise Mushikiwabo yiyamariza kuyobora umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF cyangwa se francophonie. Icyo gihe muribuka yuko Macron yavuze ko bashyigikiye nk'Ubufaransa candidature ya muri Afrika y'umutegarugori cyangwa se y'umugore, candidature ya Louise Mushikiwabo, wenda kugira ngo nibutse abantu uko byari bimeze. Ariko cyari gikomeye cyane rero mu kiganiro bahaye abanyamakuru perezida Emmanuel Macron ari kumwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, abanyamakuru bashaka kumenya niba koko ibihugu bizareba mu maso y'amateka bikabwizanya ukuri ku ruhare rw'Ubufaransa muri ayo mateka aganisha kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni nabwo Emmanuel Macron yagaragaje yuko ukuri ari inkingi ikomeye kandi ko ibintu byose bitagerwaho umunsi umwe, ko ari ibintu bizagenda byubakwa intambwe ku yindi. Ni nabwo yaciye amarenga ndetse yaranabivuze ko azashyiraho impuguke zizasuzuma zikareba mu mateka hanyuma zikagira icyo zibwira abanyapolitike. Nibyo twaje kubona rero muri 2019 mu mwaka wakurikiyeho ashyiraho komisiyo y'impuguke y'abahanga mu by'amateka, noneho bahabwa n'uburenganzira bwo kugera mu nyandiko zishyinguye muri archive. Ni komisiyo yamenyekanye nka Commission du Clerc yayobowe na Professeur Vincent Duclerc wari uyoboye. Rero imyanzuro yavuyemo twarayibonye, ni imyanzuro ivuga ko Ubufaransa bwagize uruhare ruremereye kandi rw'agahomamunwa mu mateka aganishe kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo yenda iyo komisiyo yavuze yuko nta bufatanyacyaha bwagaragaye, icyo bise complicité, ariko mu by'ukuri nk'uko wari ubivuze rero uriya mwaka 2018 nkanjye nk'umunyamakuru uko narebye uko abaperezida bombi baganira, burya hari n'ukuntu witegereza ijisho ukareba bita observation n'ikintu bona iyo witegereza abantu uburyo bavugana, geste bakora. Iyo warebaga perezida Emmanuel Macron ukareba perezida Kagame uko baganira, uko bamwenyura, uko basuhuzanya, uko umwe afata undi, bikwereka ko bano bantu barimo barubaka ikintu gikomeye. Wenda muri ikiganiro cyacu turaza kubigarukaho. Ngenda avuga yuko ari ibimenyetso biranguruye byerekana ubushake bwo kuzahura umubano. 2018 ngiye natangiye kwibona n'amaso yanjye, ariko sigiye gusa ndumva n'isi yose yarayibonaga. Bazili, twaze dusoma ibinyamakuru binyuranye byo mu burengerazuba bw'isi bivuga ko Macron atasabye imbabazi. Ibinyamakuru byandika ibyo bishaka no mu murongo bisanzwe byandikiramo abasomyi babyo. N'ubundi reka tureke ibyanditswe nyuma wenda y'uruzinduko rwa Macron. Sinzi niba warakurikiye n'ibitangazamakuru mbere y'uruzinduko pressure byamushyiragaho bimwe ukabona birandika bishaka nko gukora influence y'icyo azakora, y'ijambo azavuga, y'ibyo agomba kutavuga. Byarabaye cyane mu minsi nk'ibiri imbere y'uruzinduko. Urebeye rero mu kubinyamakuru bisobanura icyo Macron yavuze ushobora no kwibeshya. Sinzi wenda habaye murabizi ko muri politike haba n'ikintu cya jeu de mots, amagambo buri jambo rifite ikintu rivuga. By'imbabazi yabivuze, ahubwo uburyo yabivuzemo birashoboka ko wenda bamwe batifuza ko bivuga muri ubwo buryo. Hari abifuzaga ko wenda ngira ngo nawe yabivuze, yavuze ko iyi myaka 27
yanabisubije ngira ngo n'umunyamakuru ikibazo cya mbere yabajijwe ejo ambwira ko hari abumvaga ko Ubufaransa ari igihugu gikomeye kitaca bugufi, ariko uburyo yabivuzemo yabanje kwerekana uru rugendo, yerekana uruhare Ubufaransa bwagize mu bibazo byabaye hano mu Rwanda mu mitegurire ya jenoside, mu gufasha guverinoma yateguye jenoside, ndetse anerekana amakosa ya politiki y'Ubufaransa, ariko ukabona ko byose bimuteye inkeke kubibwira abarokotse nyuma y'ibyo yarabonye ku rwibutso, byongera no kubera amateka yari asanzwe azi. Yasabye imbabazi, ndetse yasabye ko abarokotse bamuha imbabazi cyangwa se baha imbabazi iyo politike yose yakoze ibibi. Yabivuze mu rurimi rwumvikana, twanabishyira no mu Kinyarwanda abantu bakumva ibyo yavuze. Niba se umuntu avuga ngo muri uru rugendo abaraye ayo majoro y'icuraburindi bashobora kubabarira, bashobora kuduha impano y'imbabazi. Sinzi uko abandi babyumva, genda zumva. ubwo nicyo bivuze Kagabo. Reka mvuge kuri discours cyangwa imbwirwaruhame ya Perezida Macron. Discours iri mu buhanga buhanitse. Yewe nagize amahirwe mu mashuri yanjye, twagize amahirwe kujya dusesengura imbwirwaruhame zirimo n'iz'abayobozi. Ni ukuvuga ngo imbwirwaruhame ye yiswe ngo seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter. Ni ukuvuga nko mu Kinyarwanda ngo ijoro ribaruwa rira. Iyi mbwirwaruhame iratangira mbere na mbere mu kwicisha bugufi no guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo cya mbere ni ikintu gikomeye cyane, ukabona noneho anayivuga imbamutima zose, emotion ukazimubonamo muri icyo gikorwa arimo akora. Arababwira akavuga ati habaye guceceka gukabije, muragenda, akazirikana n'urupfu bishwe. Barabahize, noneho agasobanura jenoside mu gisobanuro nyacyo, akavuga ngo un génocide ne se compare pas. Jenoside nta kundi kuntu wayigereranya. Akavuga ngo un génocide a une cible. Akavuga ngo jenoside igira abo yibasira, kandi akabisobanura ngo abo ngabo yibasiye ni Abatutsi. Hishwe abagabo, abagore, abana, ngo hari n'abandi bishwe muri iyo jenoside ariko wenda atari bo bagambiriwe, ariko abari bagambiriwe ari Abatutsi. Uko niko kuri kwa jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda. Rero Perezida Macron amagambo yakoresheje, we yaravuze ngo avec humilité, mu kwicisha bugufi, respect ndetse n'icyubahiro tubagomba, twaje kwemera ubwo ruhare uko Bazile yarabivuze. Abavuga bati ntabwo yasabye imbabazi, niba abantu tuzi ibinyamakuru byinshi ko bikora, hari n'igihe abantu baza kuri tele gushaka inkuru, deja imitwe y'inkuru bamaze kuyandika, bamaze kwandika umutwe w'inkuru baza gusohora, basigaje gusa gupostinga kugira ngo abantu bayibone. Bari bategereje ko hari amaterme amenyerewe, présenter les excuses, kuvuga ko ubabaje. Ariko hano wenda Bazile unyemerere, muri urwo rugendo yaravuze ngo sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don de nous pardonner. Bazile wari wabisobanuye. Abagenze urwo rugendo, abaraye iryo joro, nibo wenda bashobora kubabarira, ariko none ntibashobora kubabarira, ni nabo bafite impano. Reka duhuze ibintu. Muri 2014 Perezida Kagame nawe yavuze imbwirwaruhame y'amateka, kwibuka 20, nabwo akomoza ku kintu nk'iki. Aravuga ngo abarokotse jenoside mwarakoze cyane, mufite impano mwahaye igihugu, impano yo kubabarira. Ni ukuvuga yuko rero Perezida Macron ngira ngo yize jenoside, ariko jenoside yaravuze ngo, nako Macron yaravuze ngo jenoside ni ikintu bana nacyo, ntabwo wagisiba, ntabwo wakitandukanya nacyo. Aravuga ngo igidukwiriye rero ni ukureba mu kuri kw'amateka. Ni nabyo mu ijambo rya Perezida Kagame nawe yavuze yuko ibyo amagambo Perezida Macron yavuze ubwayo arenze no gusaba imbabazi. Bivuze ngo niba avuga ngo birenze gusaba imbabazi, biravuga ngo wazisabye none urenga n'icyo warutegerejweho. No kuvuga ukiri aho ngaho, tuvuga ko iyi ariyo ntambwe ya nyuma yo kuzahura umubano, nta bindi tuzabona inyuma. Erega hari ikintu umukuru w'igihugu yavuze, Perezida Kagame avuga ko
ibi byose bino bikorwa ni ibikorerwa hazaza ntabwo ari ukusubiza amaso inyuma mu byabaye niba rero habaye geste nk'iyi ngiyi irenze no kuba geste ni igikorwa gikomeye cyane gitangira urugendo kugira ngo wabyumvise ko umubano mu bijyanye n'ubukungu umubano hari n'amasezerano ubwayo yahise asinywa ku ikubitiro ariko aziyongeraho ayandi ngira ngo urabizi ko muri politiki yo umubano w'ibihugu utangiye ugenda ugaba amashami byonyine niyo unareba ibikorwa Macron arimo asura yaba ku munsi w'ejo cyane cyane urabona ko hatangiye urugendo rurenze kuvuga ngo nsabye imbabazi umuntu ashobora gusaba imbabazi z'urwiyerurutso zikitwa imbabazi imbere y'amahanga imbere y'ibitangazamakuru ariko urebye uburyo yajyanye buriya disikuru ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo wenda Kagabo yarabivuze urwo rugendo yajyanyemo njye nahoze mbwira abantu ni iriya disikuru iberanye neza n'itariki ya 7 z'ukwa 4 wumvaga ko yafashije abarokotse kumva ko urugendo baciyemo urugendo rukomeye ariko icyo wenda warubajije cyuko ariyo ntambwe ya nyuma ahubwo ni intangiriro y'izindi ntambwe nyinshi ariko cya gihu cy'ubwacyo nicyo cyabanzaga kuvaho ubundi ibindi bigakorwa nk'ibihugu byamaze gusangira ngira ngo bagiye bakoresha ijambo gusangira amateka byamaze kumvikana ku mateka ibyabaye habaye amakosa harazwi hagizwe uruhare rukomeye cyane muri jenoside harazwi icyo u Rwanda rwakomeje kwifuza ni iyi ntambwe nyine ntekereza ko urugendo rutangiye ahubwo utavuga ngo niyo geste bavuze ngo ni nouvelle page cyangwa se page nshya ni ukwibaza ngo izaba yanditseho iki mu mbwirwaruhame ya Perezida Macron nabyo yarabivuze ijambo rye yarisoreje ku rubyiruko yaravuze ati urubyiruko rw'abanyarwanda n'urw'abafaransa hari amahirwe yo kwegerana no gufatanya urugendo ari nabyo Perezida Kagame yanavuga ati uruzinduko ntago ari rwo kuzimbura ibyo mu mateka no kureba imbere erega no mu Rwanda urebye na jenoside yakorewe abatutsi ko yabaye iyo ujya kwizirika ku byari birangiye ntaho wari kugera ni nabwo yavuze yuko Perezida Kagame yavuze ati ukuri kurakiza ni nako uko kuri nako u Rwanda rwubakiyeho ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda abantu babasha kureba imbere ni nabyo Perezida Macron yavuze ati kureba mu kuri kw'amateka ariko na Perezida Kagame akongera hagaruka akavuga ati urukiko rw'amateka nubwo bitajya mu manza ngo bivuge ngo yaratsinze yagize gute hari ikintu yise ngo urukiko rw'iki rw'amateka mujye munota urukiko rw'amateka ubyumva ute urukiko rw'amateka amateka azaburana wenda mbona tukiri aho ngaho uyu munsi turimo turavuga tuti ni page nshya igiye gukomerezaho cyangwa se ifite byinshi duteganyiriza mu gihe kiri imbere ariko ndagira ngo wenda turebe uyu munsi nibwo Macron yemeye kuvuga uko kuri hashize imyaka 26 hari abamubanjirije batabishakaga uku kwemera imbabazi nk'izi ngizi cyangwa se kwemera ko hari responsabilité Ubufaransa bwagize cyangwa se hari icyo bari kuba barakoze batakoze cyemewe na Macron ubwe ubundi babishatse kuvuga iki ukwemera nk'uko wakuri ku muperezida ubwe ku giti cye cyangwa se ni ku gihugu muri rusange ubwo ndagira ngo duze tunareba ese mu gihe kiri imbere iyi page nshya yanditswe ntabwo undi azaza ngo nawe abibone ukundi ashyireho indi paje ya kabiri imbere ngo ashyireho indi paje cyangwa azavuga ati nanjye ndabyumva muri buno buryo ntabwo Ubufaransa bwakoze ibi ngibyo byakoze niko twagomba kubikora Kagabo urakoze Nadia ntabwo wenda tunavuge ni imyaka 27 ishize yaranabivuze ati imyaka 27 ishize habaye guceceka gukabije distance amère gukomeye umuntu ari iyo ngiyo tutegera amateka ngo tuyarebe mu maso tuvugisha ukuri icyo uvuga rero ki pertinent kuko ni n'ikintu umuntu wese yibaza ariko abaperezida b'ibihugu byombi baravuze ngo kuba dufite iyo engagement n'iyo commitment nuko kubyiyemeza twembi biratanga icyizere yuko uyu mubano cyangwa se iyi page nshyashya izaramba rero mbona wenda kubitekereza ngo igihe Macron azaba atakiri perezida kubera ko uravuga utenda umwaka utabazajya mu matora bishobora kugenda ukundi reka tumwifurize ibyiza kuko yagaragaje ko abikwiye two guteganya ibindi ariko niyo hagira ibindi biba we yakoze uruhare rwe nka perezida buriya iteko nshinga rya buri gihugu rifite ububasha riha perezida w'igihugu rero yakoze ibyo ashobora gukora nk'umuntu ndetse na perezida Sarkozy yari yabitangiye muri 2010
nanavuga ko rwose ari intambwe nziza ndetse na Perezida Kagame yarabivuze mu bitangazamakuru bitandukanye nawe yarateye izo ntambwe. Macron azubakiyeho noneho byo bigera kuri uriya rwego. Ndibaza yuko rero rwa rukiko rw'amateka Perezida Kagame yavuze ari rwo ruzakomeza kuba ikintu kiyobora ahazaza h'uyu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Ndumva rero tutatega iminsi wenda uyu mubano, icyo ntekereza twagiye tunakurikira nuko urubyiruko cyane cyane, reka turebe nka Perezida Macron twakunze kubivuga, muri jenoside yakorewe abatutsi yari afite imyaka 17, ubu agifite 44, yari umujene. Rero Perezida Kagame nabyo yarabivuze avuga ati rwose abantu ku giti cyabo, abaturage basanzwe, abanyamakuru, abari muri za kaminuza bakomeje gusaba ko iyi ntambwe igera. Rero kuba ibi bibaye turabasubije. Ndibaza yuko rero hari ibyo nakita garde fou, hari n'ibivumbikisho byinshi byo gufasha uyu mubano, ariko binagenze ukundi rwa rukiko rw'amateka rwa. Ariko reka nunganire Kagabo aho ngaho, erega tunarebye icyo Macron yakoze byanatuma usubira mu mateka. Kuki imyaka 27 ishize habaho nyine iyo distance amère nkuko yabivuze, cyangwa se kutareba mu maso amateka, nuko abayagizemo uruhare bari bagifite cyangwa se bakomeje kugaragaza ko batsimbaraye, banagifite n'imbaraga muri politike y'Ubufaransa. Ariko nanone nge bihita binyibutsa ubundi Macron ninde, yaje aturutse hehe? N'umuntu wazanye politike, uzi ko Ubufaransa bwaranzwe no kuyoborwa n'ab'ibumoso cyangwa ab'iburyo, ari nayo mpamvu n'amakosa yagiye akorwa na bamwe yakomeza gutsimbarwaho n'abandi. Guheza inguni. Macron yaje ari uwo hagati, umucentriste niko babita, aza akangura Abafaransa bari baramaze igihe kinini babajwe n'ibikorwa na politike yabo, cyane cyane hanze y'Ubufaransa. Ubona nacyo cyatumye yigarurira abantu, cyane cyane yifashishije urwo rubyiruko yakomeje kugarukaho. No mu Faransa ziko ari imbaraga zatumye agera no ku butegetsi. N'umuntu ufite imyumvire mishya, urimo uhindura politike y'Ubufaransa. Turavuga mu Rwanda, ariko buri urebeye muri Afurika muri rusange, ni politike yari yamaze kugira icyasha mu bihugu byinshi. Icyo kintu rero nicyo arimo akuraho, bivuze ko n'undi wese ubona ko Ubufaransa bwongeye kuba igihugu gikuweho icyasha azakomeza gushyigikira ibyo Macron yakoze. Bazi uraho, iyi ntishobora kuba ari strategy y'Ubufaransa. Urabizi ko abasesenguzi bagaragaza ko kugira ngo ufate Afurika nibura waca ku Rwanda ubu ngubu, bati reka twemere bino tutabyemeye kugira ngo tubashe kongera kugarura umwana wacu Afurika iri kugenda ducika. Bishobora kuba hari ikintu kibyihishe inyuma. Erega iyo umuntu avuze ngo kibyihishe inyuma ushobora kumva ko ari kibi, gishobora kuba na cyiza. Kuko yaranabivuze ko imyaka 27 abantu batareba ukuri bahombye byinshi kurusha iyo bareba ukuri. U Rwanda ni igihugu cyakomeje kwerekana uko amateka yagenze kandi kihagararaho, abenshi bataranabikekaga. Hari uburyo ibihugu bya Afurika byafatwaga, ariko twe nk'igihugu cy'u Rwanda amateka twarayarebaga, uwayagizemo uruhare tumubona, ntabwo kwari gutega ijosi, ntabwo kwari kurenza kuri ayo mateka yacu twebwe ngo twemerere ibyo bihugu gukora icyo bishaka. Uko kwihagararaho k'u Rwanda rero ntekereza ko hari icyo kwakoze, hari icyo kwamaze, kwanakanguye n'ibihugu bya Afurika. Ijambo u Rwanda rufite muri Afurika, uko u Rwanda rureba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ntekereza ko byakanguye abanyafurika benshi. Uko kwihagararaho, uko kwihesha agaciro, byanatumye nyine Ubufaransa bugeraho bubona ko tuzakomeza muri ibi ngibi, turahomba byinshi. Yego hari influence u Rwanda rufite muri Afurika, icyo nta wakirengagiza. Nejo yarabivuze avuga ko mu mubano Ubufaransa bufite n'u Rwanda harimo gahunda nyinshi bafite, yaba mu gihugu cya Centrafrica, yavuze igihugu cya Mozambique. Ibyo ni ibihugu ubusanzwe bibanye neza n'u Rwanda. Ubwo muri politiki wenda tuzabona resultat zizavamo, ariko kuba no kwegera u Rwanda nk'igihugu navuga ngo gihagaze bwuma muri Afurika, Ubufaransa bwari bubikeneye. Kagabo, twitega iki rero? Twitega iki? Tuvuga icyo twitega. Ndashaka kuzi icyo Bazira yaravuze, kuba perezida yajya kuri uyu mwanya nanone yashatse guhindura isura Ubufaransa bwari bufite ya France Afrique, mbese nk'aho baha amasomo n'amabwiriza ibihugu bya Afurika. Uribuka disikuru yavugiye Ouagadougou muri 2018, avuga ko yavuze icyo bita vœu d'un renouvellement de relations, ni ukuvuga ko Ubufaransa bushaka kuvugurura imibanire yabwo na Afurika. Ejo yaranabivuze aravuga ati muri imyaka 4, yashaka kuvuga indi myaka 4 amaze ku butegetsi,
yavuze yuko bahinduye umuvuno avuga ko iyo hari ubushyamirane buvutse muri Afurika, iyo hari amakimbirane abonetse, bashyigikira wenda ibijyanye n'ubuhuza binyuze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse avuga yuko nta masomo Ubufaransa bugiha Afurika. Byanashyigikiwe na Perezida Kagame avuga ati Perezida Macron ni umuntu utega amatwi, ni umuntu wumva, ubona afite ubushake bwo gufasha Afurika. Rero nge ndimo ndatekereza yuko isi yarahindutse muri rusange, nahoze mbibwira n'abantu mu kindi kiganiro. Ibyo Bazile yaravuze ati kuba u Rwanda rwarakomeje guhagarara n'amaguru yombi rwemye rugaragara ku gaciro karwo, ni ikintu gikomeye. Iyo u Rwanda ruza kwigira agatebo rwari kuyora ivu. Kuba rero rwaranze kuba agatebo kayora ivu, byatumye uretse n'Ubufaransa n'isi yose ibona ko ari igihugu cy'umufatanyabikorwa ukomeye, ari nabyo Perezida Macron yashimangiye. Rero icyo twakitega, iyi mibanire noneho igiye kubakira ku bwubahane n'ubwumvikane, hatari umuntu uza gutanga amasomo cyangwa se amabwiriza, ahubwo ari abantu bajya ku meza bakaganira ibyo bakwiye gukora, kandi buri ruhande rukamenya ngo inyungu tuzabivanamo ni. Ariko Afurika murimo muravuga ko bashaka ko umubano uzahuka, u Rwanda ntiruyore ivu, ariko ukurikije ibihugu byinshi Ubufaransa birimo, Mali, Centrafrica n'ahandi henshi, usanga ari ibihugu birimo akaduruvayo. Nta mpungenge zihari? Akaduruvayo so hakatari ni hehe? Ni muri Amerika, muri Israel. Ariko ibi bya Afurika ahenshi kuvuga wenda izo ni ingero utanze, ariko twaguha n'ibindi bihugu biri imbere nabyo bifite ibibazo byabyo. Ni nabyo Perezida wenda tuvuga yavugaga bijyanye n'irondaruhu. Ibibazo by'irondaruhu biri hehe? Biri muri Amerika, biri no mu bihugu byinshi by'Uburayi. Ni uvuga rero iterabwoba riri hehe? Ese abashyigikiye iryo terabwoba ni bande? Ni ibyo yaba deba ndende. Buri gihugu gifite ibibazo byacyo, nibyo c'est vrai. Centrafrique ifite ibibazo uyu munsi, ariko birimo bigenda bifata umurongo. Unarebye umusanzu u Rwanda rwahatanze kuva 2014 2015 kugeza uno munsi, wenda kuki se bitagaragara nanone bitagaragaje n'ijambo by'u Rwanda. Rero n'ibyo bibazo ubona muri Mozambique, ubona muri Mali, ni ibibazo koko bihari, ariko birakemuka biti. Icyo mbona cyabaye nko muri Mali uyu munsi, CEDEAO cyangwa umuryango w'ubukungu igihugu bya Afurika burengerazuba byagiyeyo, n'ubushize bari bagiye bavanaho perezida baraganira. N'ahandi no muri Mozambique n'ahandi hari uburyo bw'abanyafurika bwo kuganira. Nibaza ko ibibazo byo ntibizabura, icyangombwa no gushyiraho uburyo bikemuka. Ariko wenda tufasha ku rundi ruhande nanone tukareba ku gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi n'igihugu cy'Ubufaransa kirimo kiragerageza kongera kwegera Afurika mu bundi buryo, ariko kandi nk'igihugu cy'igihangange kitari cyonyine, gifite ibindi ku ruhande nabyo by'ibihangange. Nta makimbirane cyangwa se nta mibanire mibi itari izazamo hagati aho ngaho, cyane ko Afurika ni nini. Kuba hari umubano wihariye Ubufaransa bushaka kongera kugarura mu bihugu bitandukanye, u Rwanda gusa ariko mu bihugu bitandukanye bya Afurika, nta kintu bizazana ku bindi bihugu nk'Ubufaransa nabyo bikomeye ngo bibe byashyira Ubufaransa ahantu bazira. Erega kugira inshuti ntabwo umuntu azihitamo, wenda iyo zimwe zikubereye mbi urazireka. Afurika kuba yagira inshuti, icyo zaba zishakaho cyose, Afurika niyo yo kujija. Kuba igihugu nk'u Rwanda gifite umubano mwiza n'Ubufaransa hano, gifite umubano mwiza n'Abanyamerika, gifitanye umubano mwiza n'Abongereza n'Abahorandi, ntekereza ko ibyo nta kintu bitwaye u Rwanda, ahubwo ni ibifasha politike ziri mu gihugu kuzuzwa bitewe n'ubushuti buhari hagati y'ibyo bihugu. Twagira Abafaransa hano, twagira n'Abanyamerika bahurira mu guteza imbere igihugu, ariko muri bwa bwubahane Kagabo yavuze. Ubufaransa igihe bwatanze amasomo cyose, byavuyemo politike mbi zose ziri muri ibyo bihugu bya Afurika. Ntabwo bugikeneye kuza kugira ngo nk'izo mpungenge wari ufite mu kanya wabyise akaduruvayo mu bihugu bimwe na bimwe. Ntabwo Ubufaransa bukeneye kugira iyo sura. Niyo mpamvu aho buzajya busanga ibindi bihugu by'ibikomerezwa, bazajya bubaha ubushuti bw'icyo gihugu. Ubwo ndavuga mu Rwanda, wenda hasi nzi ukuntu none se tugize ibikorwa by'Abafaransa mu Rwanda nk'uko bimwe twatangiye kubibona, byabangamira iby'Abanyamerika, byabangamira iby'Abahorandi. Ntekereza ko rero kuba ari igihugu gikomeye gishobora guhurira muri Afurika n'ibindi bihugu bikomeye, ibyo bihugu ubwabyo nibyo bizajera imibano y'ibyo bihugu bikomeye. Ntekereza ko nta kibazo kirimo, ahubwo ni inyungu ku bihugu nk'u Rwanda kuba twagira inshuti z'ibihugu bikomeye, kuko hari icyo bizafasha mu iterambere ry'igihugu, ariko byose bishingiye kuri bwa bwubahane
igihugu cy'u Rwanda kiyemeje kuva muri politiki nyine navuga ngo politiki y'u Rwanda. Hari abasesengura Kagabo bagaragaza ko abafaransa b'abahezanguni batumvaga ko ibi Macron yabikora. Ni n'ikibazo gikomeye cyane. Wabonye ko no muri disikuru ye harimo kwitonda gukomeye, no mu gusubiza ibibazo by'abanyamakuru harimo kwitonda gukomeye. Mu by'ukuri hari abari bamutegeye ku ijambo azavugira ahangaha, ndetse na perezida w'u Rwanda yavuze ati harimo risk gufata izo risk ukagera kuri intambwe, ibintu mu byo yamushimiye cyane. Ariko nabyo perezida Macron yurebye avuga ati ntabwo dushobora kuba ingwate z'amateka. Abahezanguni cyangwa se abafite ibitekerezo, abatsimbare ku bitekerezo bya kera, buri gihugu kirabagira, ariko ntabwo igihugu cyabashingiraho ngo kizagiraho kigera. Rero ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Nta conflit de generation ishobora kuvuka hagati aho. Conflit de generation niyo yavuka ntabwo ari Macron waho ihiteye, iyo yihoraho hagati y'abafite ibitekerezo bishya n'ibyaki. Ubundi mu Faransa irahari ariko ntabwo ari uzaba yiteye. Ntibishobora kuza kumubere ikibazo nashaka kongera kwiyamamaza. Ariko reka turebe mbere yo kwibaza ibyo byose, ibyo yavuze cyangwa ibyo yakoze nibyo cyangwa si byo. Rero icyangombwa ni ukuri. Niyo yatanga umurage gusa, erega kuba umunyapolitike ni no gufata risk. Ni ukuvuga ngo wowe uburyo iyo umunyapolitike ukora ibintu utemera nibwo uvunika cyane. Nk'ubu wahoze uvuga ibyo gusaba imbabazi, hari ibihugu tuzi byaje aha biranazisaba, ariko uyu munsi ni nabyo bitemera inyito nyayo ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo izo mbabazi zimaze iki? Wenda zirakimaze, wenda abantu bambabarire singira ibibazo njyamo bya diplomasi, wenda ku rwego runaka, ariko gihe nahitamo umuntu wemera ukuri kw'ibyabaye akakwita uko kwitwa, kandi agaragaza ko bimubabaje, kandi agashaka ko tugendana muri urwo rugendo. Erega banavuze bati tugendane muri urwo rugendo, tuzagenda duhishurirwa byinshi, tumenya byinshi, twubaka umubano wacu. Gihe rero nuko mbibona rwose nk'igitekerezo cyanjye. Kanahoze nkubaza nti noneho twitega iki ku bigendanye n'ibikorwa remezo? N'ubundi iyo umuntu asabye n'imbabazi hari uburyo abantu bahita babana bakaba n'inshuti cyane. Twitega iki mu minsi iri imbere? Ari kintu abantu bakomeje gutekereza cyitwa reparation, bibwira ko, ndetse hari n'abibwira ko u Rwanda rushaka ko Ubufaransa bwemera uruhare muri jenoside kugira ngo bagire amafaranga menshi batanga. Hari ayo batanze mu bihugu bitandukanye, ariko nibaza yuko ntabwo ntekereza ubuyobozi bw'u Rwanda, ariko genda bivuga nk'umunyarwanda ufite igitekerezo cye bwite, sinibaza ko abanyarwanda icyo bakeneye ari umubare w'amafaranga. Abanyarwanda burya dushobora no kunyurwa na bikeya dufite. Icyangombwa bari nayo kamere yacu. Widukandagira, widutoneka. Sibyo? Widutoneka, ibyo biraduhagije. Uturekere ibyo dufite, tuzishakira ibyinshi. Icyo hari abantu bagitekerezaga baricyo bibwira yuko ari ibyo. Rero ibishobora kuzaza muri politiki, reka nkubwize ukuri, n'ibyo mwavuze by'ubucuti, ntago ari sheri ishushu yo kuvuga ngo umuntu aragukunda gusa. Ni inyungu, tubivugisha ukuri, ni inyungu zirahari, nawe niko ubibona. Izo nyungu rero ziri ku mpande zombi. Yego. Ari amasezerano ya cooperation cyangwa buriya butwererane buri ku mpande zombi. Hari ibyo Ubufaransa buzungukira ku Rwanda, hari n'ibyo u Rwanda ruzungukira ku Bufaransa binyuze muri ubwo butwererane. Ariko ibyo ngibyo mukabiganiraho, ukamenya niba ari nabyo ukeneye. Bazeri, turi kubona Ubufaransa buri kwinjira cyane mu burezi no mu bintu by'umuco na siporo. Ntibiza kongera kubihuriza ku Rwanda kushaka kongera kugarura Igifaransa mu gihe twavuye mu Cyongereza, muri gahunda y'uburezi ntiyashobora kuza kuvugamo ikibazo. Erega Igifaransa se nta kukigarura ntaho cyagiye, kuko kuba igihugu gifite ngira ngo n'ikibazo n'icyo kintu cy'indimi zikoreshwa na Perezida Macron yakigarutseho. Kuba igihugu gifite systeme kigishamo cyahisemo, ntabwo iyo systeme ikuraho iba yirukanye urundi rurimi. Yego hari ibikorwa biri butume n'urwo rurimi ruba inyongera agaciro, kuko ni brand y'umuco wabo. Nabonye na centre y'umuco wabonye ko isigaye yitwa francophonie y'u Rwanda, de la francophonie, ntabwo ikiri franco-rwanda, échange culturel franco-rwanda. n'urwo ruhurirane, ni ururimi rurimo hariya. Kuba umunyarwanda yakongera kwakira Igifaransa nk'uko yari agifite mu myaka yashize, yaba wakiga bundi bushya, byose bizaba biri mu nyungu ze bitewe n'imishinga izaba iri mu gihugu. Ntabwo rero kuba bari mu burezi bazempoza u Rwanda gukoresha Igifaransa. U Rwanda rufite systeme rwigamo, ariko idaheza izindi ndimi.
igifaransa cyahawe ikaze igihe cyose, ariko nanone ishingiro ry'uburezi rifite uko ripimwa, rifite uko riba orienté. Aho bazigiye nemera yuko dukeneye gushyira ingufu koko mu gifaransa. Nibyo c'est vrai, Bazi uravuga uti igifaransa ntaho cyagiye, ariko giye mbona cyarahungabanye. Hari n'abantu bavugishaga tuvugisha ukuri akumva n'ururimi yararwanze kubera uruhare rw'aya mateka yaganishije kuri jenoside abafaransa nabo bemera rwose, ukumva n'ururimi yararwanze ntashaka no kurwumva. Uko ni ugukomereka. Nabyo twabazaga Perezida Kagame, abantu bakomerekejwe n'ayo mateka, sibyo? Ibyo byarabaye. N'igifaransa imyigishirize yacyo iri hasi, wenda uretse abantu bakeya bafite ubushobozi bwo kubajyana mu mashuri afite uko ameze, ariko mu mashuri ya leta ntabwo igifaransa kirigishwa, yego, ariko ingufu ntabwo wavuga ko ari nyinshi. Ariko ntabwo navuga ko izo ngufu nanone zajyanywe n'iyo mibanire, ko na mbere n'ubundi umuntu yavugaga igifaransa, hari abantu bavuga igifaransa ugasanga kitaratera imbere. Nta nubwo ari igifaransa gusa, mu Rwanda dukwiye gushyira ingufu mu kwigisha indimi zose. Icyongereza ukakimenya neza, igifaransa ukakimenya neza. Ntabwo ikibazo dufite wenda nkivuze ku gifaransa, ariko no mu cyongereza turabifite, no mu zindi ndimi. Rero nkanjye wagiye njya mu by'indimi cyane, buriya la langue est une richesse. Ururimi ni ubukire, birenze kuvuga ngo ubufaransa. None se umenye igishinwa ukamenya icyarabu ntibyagufasha. Niyo politike y'u Rwanda, kandi nibaza ko no muri francophonie barayemera, ntago bayibuza. Mu kanya Perezida Macron arahaguruka i Kigali yerekeza muri Afurika y'Epfo. Kuki mutari kumbwira ko ari mutemera ko ari strategie France Afrique ari guhindura? Jewe sinabihakanye, ahubwo bavuze umuvuno mushya. Ni umuvuno mushya, ni politike nshya, kandi n'ubundi Macron yaranzwe na politike nshya kuva yaba perezida rwose. Ntabwo ari wa wundi waje ashimangira ibyari byarakozwe n'abandi. Kuba rero kubagiye muri Afurika y'Epfo sinsobanukiwe neza uruzinduko icyo rugamije, ariko kuba yaje mu Rwanda, ariko ntaze mu Rwanda gusa, no muri disikuru ye hategurwa n'uruzinduko, ubona ko bavuga u Rwanda na Afurika muri rusange. N'ibyo yavugaga ubona ko abivugira u Rwanda na Afurika muri rusange. Akeneye gusiga, ngira ngo Kagabo yabyise umurage, akeneye n'iyo atakomeza muri manda itaha cyangwa se agakomeza, akeneye kuzasiga uwo murage, iryo curaburindi ryabaye hagati ya Afurika n'Ubufaransa, agasiga hari icyo akoze. Nawe nicyo aba yarahanira. Ntabwo umuntu ajya ku butegetsi kugira ngo nyine abeho gusa yifotoza cyangwa agira gute, aba agomba kugira icyo akorera igihugu, akazasiga ahinduye ya politiki ubusanzwe, ariko n'imyumvire y'Abafaransa kuri Afurika. Kubera ko Kagabo avuze ko hari abantu banze igifaransa hano mu Rwanda kubera iyo politiki mbi, ariko hari n'umubare munini w'Abafaransa bafata Afurika, meme n'umuturage ku giti cye yabona umunyafurika akamufata ukundi. Ibyo nta handi biva muri politike Ubufaransa buba bwarashyize mu baturage bayo. Iyo niyo igomba guhinduka, Umufaransa kumva ko umunyafurika ari umuntu ufite agaciro nkawe, yagira ibyo yigiraho, kandi atagomba guhoraho amasomo. Reka tugane ku musozo, ariko muri diplomasi nka Macron aramutse adatowe akajya hunde ufite indi myumvire itandukanye niyo ari kugaragaza ubu ngubu, bijya bishoboka ko umuntu ashobora kugira ubushobozi bwo gusiba cyangwa guhindura aya mateka yabaye gutya? Kugira ngo nibyo Nadia yabajije, ahubwo icyo navuga wenda mu rwego rusange nuko Ubufaransa imyaka myinshi bumaze muri Afurika hari amasomo bwize. Uyu munsi bakabona yuko ntacyo byafashe cyane, bagahindura politike zabo bafite muri Afurika. Ibyo rero ntabwo bikorwa n'umuntu umwe nka President nka Macron, afite toute une équipe, abantu benshi bakorana, kandi nubwo ubutegetsi bwahinduka, ibyo byose abatekinisiyen, ibi byose ni inyandiko ziba zihari, amasezerano usinya, ntabwo uhita uza ngo uyasibe. Icyo nshaka kuvuga rero, Macron ni nde? Twatangiye tubivuga tunasoza. Macron ni umuntu ubundi yize philosophy, yize science politique, ariko yize n'ibijyanye n'imari yanabikozemo. Namwita umuntu w'umustrateje, ni umuntu uzi icyo gukora n'igihe agomba kugikorera. Ntabwo rero najya mu byo kuvuga ngo azatorwa cyangwa ntazatorwa, ariko nkurikije uburyo yigaragaje, ntabwo ari twe dutora, n'Abafaransa batora, ibyo ni byabo. Ariko icyo navuga, biragoye cyane kugira ngo usibe umunsi umwe ibyakozwe byose, cyane ko niba ari ibintu bikenewe n'Ubufaransa n'Abafaransa, bikaba byarakozwe bishingiye ku bibazo nyakuri bihari, ntabwo wabisiba, kuko niyo wabisiba ntabwo byagukundira. Reka mbashimire cyane.